Tuje twangwiki. Tuje twangwiki. Twogera mu ijuru tukanywa amazi. Ayigabambe. Ayi ninde banywa amanyamugezi. Ariko twoba duhumaniwe bre. Ayi ni bande bazogera mu ijuru bakanywa amazi banywa amata mwisi. Cyakora nzoguma mu bigogwe pe. Ayi niho. Ariko inka zacu zizozayo. None tuje twangwiki ngabo we. Mbese nk'umuziga zo zigatera Imana amazi. Oya humura we igabambe. Bazatesha. Bazotesha. Gaye bazoro ni inyambo zishomye Imana amahembe. Boom ways, ambiances boom ways, tugomba kuzamuka. Yes, tugiye kubaha ikaze mwese mukurikiye Boom Ways amajyaruguru amajyepfo z'uburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze nimba rwose rwose mwibuke gukora subscribe. Uwitwa Josiane akaba ari kugenda atangaza yuko rwose ngo itangazamakuru ryo mu Rwanda rikaba rikunda kunyunyuzamo abantu ibitekerezo byabo ngo ariko rwose na nyungu bo bigenda bibageraho rwose. Ubu ngubu akaba agiye abitangariza RBA ahangaha rwose ni ahantu bagiye bamusanga i Musanze. Ubu ngubu akaba aherereye rwose i Musanze akaba ari kwiga kugira ngo agende abona icyo kugenda akora ngo namara kubona igipapuro nibwo azagenda agaruka muri showbiz ngo kubera yuko yagiye abona neza cyane ko showbiz yo mu Rwanda ntagatwika gusa ngo nta kintu kiba kibereyemo kuri bamwe mu bandi bo bakaba bagenda babonamo inyungu kurusha abandi. Cardi B akaba yongeye kugenda atandukana n'undi mukunzi we mushyashya bari kumwe nyuma bagiye atandukana n'undi wa mbere witwa Offset. Rwose ubu ngubu abantu benshi bakaba bari kugenda bibaza ngo Bishop Gafaranga bintu bigenda bimera gute. Ubu ngubu rwose akaba yamaje kugenda agaragara neza cyane kugenda rwose akurikiranwaho icyaha cyo guhohotera umudamu we akaba rwose yaramaze iminsi 30 afunzwe akaba ari kugenda ajurira iyi minsi. Ikindi wagenda umenya no kubungubu rwose ibintu byakomeje kugenda biba muri iyi weekend ni igitaramo cya Convention Rwanda cyakiri kubera muri Amerika. Rwose witwa Kevin Kade witwa The Ben ndetse witwa Element bakaba bagiye bagaragazwa neza cyane ko rwose ari abantu bakunzwe cyane muri bino bitaramo bya Convention Rwanda. Ariko rwose bagiye banenga ukuntu banze kugenda basangira n'abakunzi babo rwose kuri uyu wa gatandatu rwose mbere y'ibi bitaramo kubera yuko rwose bagendaga bagaragaza yuko bagiye babisubika ku buryo butunguranye maze abantu ntibagenda babyishimira. MTN Music Festival i Musanze rwose byari ibirori bikomeye cyane aho rwose bamwe mu bahanzi bagiye bagaragarizwa icyitwa igikundiro cyane cyane witwa Riderman ndetse n'undi muhanzi ukunzwe cyane muri iyi minsi akaba yitwa Bulldog, umuraperi rwose muri iyi minsi uri kugenda yisanisha na new generation to generation. Ibintu rwose yagiye abikora neza ku rubyiniro. Uwitwa Juno Kizigenza abantu bagiye bamwereka urukundo rurenze ariko rwose ibintu bagiye bamusaba nuko rwose yagenda aririmbana n'umukunzi we kandi nawe rwose akagenda abyishimira mu ndirimbo yitwa Away yakoranye na Ariel neza cyane. Uwitwa King James yagiye rwose agaragaza ibitaramo birenze kubera yuko ni nawe muhanzi mukuru wa MTN Music Festival i Musanze. Byari ibirori bikomeye cyane rwose. Mu makuru yagiye aranga iyi weekend ni menshi. Ubu ngubu kuru abari kugenda acara muri iyi weekend nuko rwose ubukwe bwitwa Vestina wabaga mu itsinda rya Vestina na Dorcas abantu benshi bagiye bibaza kuri akuboko kuwitwa MIE cyangwa umwiti Irene Murindahabi kubera icyo yatigeze agukura mu mufuka igihe kinini karimo. Ni ibintu abantu bari kugenda bibazaho ngo ariko ubukwe bwagenze neza mu bintu byagiye bitungura abantu benshi n'ukuntu bagiye babona uyu mukwe bwagiye agakuramo ikanzu cyangwa yite ivara maze akaza kuririmbira abantu muri ibi birori bye kandi bya gahebuzo. Mu makuru rwose ari kugenda ava indani mu nshuti zabo zafi no kubungubu rwose bagiye babyishimira cyane kubera yuko na GT Business Group yarahari neza cyane. Ubu akaba yitwa Junior GT rwose akaba ari kugenda agaragara mu bantu bari banimo rwose nuko n'uwitwa Chris Easy yararimo Israel Mbonye ndetse n'abandi bantu benshi b'abahanzi bari baje kugenda babashyigikira
kwinjira muri ubu bukwe bwabo kubera yuko bwari ubukwe bwiza cyane bubereye ijisho, maze abamashyari n'inzangano bo bakaba barimo kugenda bashungera maze bakabura icyo kuzagenda babusebya neza cyane. Mu karere ka Rubavu rwose hari kubera ibirori bikomeye cyane, uwitwa Miss Muyanga rwose akaza kugenda akoreramo udushya tugiye dutandukanye, nyuma yaho yanze kugenda yambara imyenda yari yateguriwe maze akagenda yambara imyenda ye y'umweru, maze akaba yaraje guhostinga yambaye ikanzu maze aza kunaga ukuguru. Abantu benshi bagenda bagaragaza yuko rwose ibingibi bitakabaye bibereye umubyeyi neza kubera yuko rwose yagiye agaragaza imyanya ye y'ibanga, imyenda yari yambaye ikagenda igaragara. Abantu benshi rwose bagiye bacika rondogoro muri iyi weekend biturutse rwose kuba rwose uyu mugore wa Kimenyi Yves uyu ngubu rwose bamaje no kugenda bagaragaza yuko batakiri kumwe mu rukundo, maze uyu mukobwa agahitamo kugenda ahostinga. Amakuru menshi akaba ari kugenda agaragaza yuko rwose uyu mudamu akaba yaramaje kwinjira muri genge rwose ya Semuhungu. Ibingibi ni ibintu abantu benshi bari kugenda bibaza ngo ese ni ukubera iki abantu benshi bakunda guhostinga, bakunda kuvugwa neza cyane yuko bakunda gukora icyitwa ubutinganyi. Semuhungu akaba rwose ari we muntu uri kugenda azana ibi bintu byo guhostinga maze bikagenda binafata iyindi ntera kubera yuko uyu mugabo bamuzi neza cyane yuko ari umwe mu bantu bakunda ibintu by'ubutinganyi, maze n'uyu mugore wa Kimenyi Yves abantu benshi bakaba bari kugenda babihuza maze bakagenda babyemeza yuko nawe yamaje kugenda abinjiramo. Ari amagambo witwa Yago Depunda atigeze kugenda asohora agaragaza yuko rwose witwa DJ Brian yagiye asenyera urugo rwa Kimenyi Yves, maze abantu bagenda bavuga ngo naya Yago, ariko ibintu bikaba byaragiye bigaragaza yuko rwose inshuti mbi nuyizirikaho iyawe rwose, cyangwa ihene nziza nuyizirika ku ihene mbi rwose. Nuko rwose aba bantu baba bari kugenda bagaragaza neza cyane yuko rwose ibingibi Kimenyi Yves ntago yari kugenda abibasha kubera yuko nimba ngo byaragiye bigaragara kuriya mu ruhame ubu ngubu rwose muri handi bita muri VIP, maze bo bagenda bahostinga bambaye gute cyangwa basereva bameze gute. Ni ibintu abantu bari kugenda binjira indani mu busesenguzi bakagenda bagaragaza yuko rwose ibi bintu bitakabaye biri kugenda biba. Jordan Sancho rwose akaba ari umwe mu bakinnyi bari kugenda bakurikiranwa neza cyane muri iyi weekend kubera yuko rwose ari umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane. Jota muri iyi minsi rwose akaba yaramaje kugenda yitaba Imana. Uyu ni umukinnyi wakinaga ikipe ya Liverpool, umutoza wa Arsenal akaba yagaragaje yuko rwose ibingibi ari ibintu bibabaje kandi biri kugenda binatungura abantu benshi kubera yuko bari kugenda babura abantu b'ingirakamaro kubera yuko ngo uyu nguyu agiye akiri muto kandi akaba rwose yari umwe mu bantu bagaragaza ikinyabupfura ndetse na discipline na hanze y'ikibuga kubera yuko ni umwe mu bakinnyi rwose bari bakunzwe cyane. Mu bandi bantu bagiye bashyira hanze ubutumwa rwose nuko rwose na Premier League uyihagarariye rwose akaba yagiye agaragaza yuko babuze umuntu w'ingirakamaro kandi umwe mu bantu bari bakunzwe muri shampiyona yabo, ngo Imana ikomeze kumwakira mu bayo muri La Liga Santander. Rwose ubu ngubu ikipe ya Real Madrid ikaba iri kugenda isaba rwose yuko yagenda isubikirwa umukino yari ifitanye n'ikipe yitwa Villarreal mu kwezi kwa munani mu gutangira shampiyona umukino wabo wa mbere, ariko uhagarariye rwose La Liga akaba yabashwishwibirije neza cyane ababwira yuko amafaranga bari gusarura mu gikombe cy'isi nta kipe n'imwe bazigira bayasangira, ahubwo ngo nibashikame maze baze bakomeze gukomeza kandi banakomeze kugenda banateza imbere shampiyona yabo, kugenda bashaka ko bagenda bayihagarika rwose iyi match ngo rwose ntago byagenda bikunda rwose. Abantu benshi bakaba bari kugenda bibaza ngo ese ikipe y'Amagaju FC ko yagiye yigaragaza yuko rwose bagiye bayibangamira bagashaka kugenda bayimanura, ibingibi ngo byagiye bigenda gute, ese bizagenda bigana hehe kubera yuko n'ubundi ngo
ngo umuherwe wayo yagiye agaragaza yuko rwose bagiye bayigambanira ku buryo bukomeye cyane, bakaba baragendaga bashaka ko yagenda imanuka, ariko Imana ikagenda ikinga akaboko ya ekipe niyigira imanuka. Ubu ngubu bafite izihe ngamba zo kugenda bahangana n'abandi bantu baba bashaka kwishyiramo kugira ngo bagende bamanura amwe mu makipe? Ubu ngubu ikintu wagenda umenya cyo muri showbiz yo mu burasirazuba rwose ni uko ubu ngubu abahanzi bo mu burasirazuba cyane cyane bo muri Nyagatare bamaje kugenda bihuriza hamwe bazana indirimbo nziza cyane, n'indirimbo irimo Kababi, ikabamo Comrade ndetse n'abandi bahanzi benshi bo mu ntara y'uburasirazuba. Ariko icyo wagenda umenya cyo ni uko abenshi ari bamwe mu bantu bakorera umuziki mu karere ka Nyagatare, n'abandi bo mu tundi duce bakunze kugenda bagaragaramo. Abangaba nicyo bita genge, abantu benshi bakaba bazi ikintu cyitwa amagenge. Mu gihe cyose nta genge ufite rwose kugira ngo ugende umeneramo rwose biba bigoranye cyane rwose mu burasirazuba, Nyagatare hejuru. Kandi rwose ikintu wagenda umenya cyo rwose ni uko uwitwa Kenisoro nyuma yaho rwose asohotse muri 1:55 AM, n'igihe yari ari muri 1:55 AM inyungu yagiye ayibona mbere yo kwinjira muri 1:55 AM. Ibi ngibi rwose bikaba ari ibintu byagiye bishimisha abakunzi be, kubera yuko rwose no gusohoka muri 1:55 AM ntibigeze bamwishyuza, kubera yuko rwose nta kintu bigeze bongera ku mbaraga ze, kandi rwose ahubwo bagiye bamunyunyuza izo yari afite agenda azihereza abandi, maze bituma umuziki we usubira inyuma ku buryo bukomeye cyane. Dore abahanzi batanu bagiye bava mu ma rap, maze umuziki wabo ukagenda ukomeza kandi ukagenda utera intambwe kandi bikagenda neza cyane. Harimo umuhanzi witwa King James, uyu nguyu rwose mu gutangira umuziki akaba rwose yarakoze muri Kina Music, ariko rwose igihe kiza kugera agenda asohokamo kandi umuziki awukora neza cyane. Ne rwose akaba yitwa Bushido, uyu nguyu rwose Bushari akaba yarasohotse rwose kwa Dr Nganji, maze akagenda akora umuziki ku giti cye, maze agenda abikora neza kandi rwose abantu bakagenda banamukunda cyane. Ku mwanya wa gatatu tukagenda tukasanga rwose bamwe mu bahanzi, kandi ubu ngubu bakaba bakiri kugenda babikora neza. Ubu ngubu nawe rwose twaba twamwita Munyakazi. Uyu nguyu rwose yavuye muri Super Level, rwose agenda akorera muziki ku giti cye, maze asora indirimbo nyinshi cyane. Ubu ngubu rwose akaba yarongeye kugenda akabona manager, ariko rwose nicyatumye rwose umuziki we udatera imbere neza rwose. Ubu ngubu Victor Kotana ku mwanya wa kabiri rwose akaba ariho aherereye, kandi ubu ngubu akaba nta na label afite, akaba ari kugenda akora umuziki ku giti cye kandi akaba ari kugenda abikora neza, kubera yuko ni umwe mu bahanzi bafite igikundiro cyinshi, kandi akaba ari umwe mu bahanzi bazi kuririmba gakondo. Nimba rwose ukunda indirimbo za gakondo, indirimbo yitwa rwose Iwacu n'aba basore rwose Eric Mucyo ndetse na Jimmy, aba ni bamwe mu basore rwose ubu ngubu nabo bakora umuziki neza, kandi rwose bakaba bakora gakondo. N'uyu musore rwose nawe akaba akora gakondo neza. Mu bandi bahanzi rwose akaba yitwa Social Mula, ku mwanya wa mbere rwose akaba ari umwe mu bahanzi wagiye ujya mu ma rap menshi, ariko akaba rwose agiye ayasohokamo muri iyi minsi, akaba afite album agiye kugenda atuzanira, kandi ni album nziza tuzagenda tunakunda cyane. Mu kwezi kwa 10 nibwo iyi album igiye kuzagenda ijya hanze. Witwa Dr Sabi akaba agiye agaragaza neza cyane ko rwose akunda ibintu byo kuririmba, kandi ngo mu Rwanda ntabwo akora ikintu kimwe ngo kizagenda kigukiza. Ni nayo mpamvu rwose amaje kugenda yinjira mu muziki. Dr Sabi ni umwe mu bantu rwose bakunzwe cyane muri sinema hano mu Rwanda. Witwa Nyamba agiye avugaho amakuru menshi cyane ko rwose ngo yagiye kwibagisha, kandi ngo rwose ibingibi ni ibintu biba ari ikinyoma cyambaye ubusa. Ariko rwose icyo wagenda umenya cyo nuko rwose witwa Kiramani rwose ubu ngubu akaba ari kugenda agaragara neza cyane, yuko rwose amacano ye nanone yakomeje kugenda akundwa, akaba yamaje kongera kugenda yihuza n'uwitwa Nana, kubera yuko yagiye amubonamo impano ikomeye cyane mu bintu byanye n'amaplaka. Uyu ni umwe mu bantu rwose bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Uwo nguwo nawe akaba yitwa rwose Nana, ariko na Miki nabo bakaba rwose bari kumwe neza cyane muri genge. Rwose ikintu cyitwa genge ni ikintu kiba gikomeye cyane. Njyewe yari Gacha on